Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Turashima Imana kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu bihe byo gusenga buri gitondo. Uwiteka abagire neza. Uyu munsi rero nkuko mubizi, itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, ni umunsi mukuru wahariwe abagore muri rusange. Turashima Imana kubw'abagore batandukanye, kubw'abadamu batandukanye, abamama bakunze kudukurikira. Imana ibagirire neza. Turabaturaho umugisha w'Imana, turabaturaho uburinzi bw'Imana, mwebwe n'imiryango yanyu n'abana banyu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza kuba mwaritabye umuhamagaro w'Imana wo kuba abagore, kuba ababyeyi, kubera ko ari bimwe mu by'Imana yategekanije ku buzima bwanyu. Uyu munsi rero Uwiteka yadusize ku mutima gusengera buri mugore wese washatse ariko akaba atarabona urubyaro. Niba uzi umuntu wese washatse w'umugore ariko atarabona umwana, turifuza kumusengera, turifuza kumwaturaho kubyara, kubona urubyaro, akarera abana, agaheka abana nk'abandi bagore bose. Rimwe na rimwe nkuko nkunda kubivuga, hari imyuka itera abantu, hari ubugwayi, ubugumba n'izindi ndwara zitandukanye zitera abantu bitari normal, ariko ugasanga byaturutse kuri Satani. Iyo usomye igitabo ca Matayo igice ca 12 ku murongo wa 22, tuhasanga umuntu wari impumyi, akaba afite n'ubugwayi bwo kutavuga, yabitewe na daimoni. None sobanukirwa ko hari indwara zimwe na zimwe, cyangwa se hari ubumuga bumwe na bumwe buza ku muntu butari normal, ahubwo bwatewe na daimoni. Rero birashoboka ko hari n'igihe umuntu atabyara kubera ko Satani yamuvangiye mu buzima bwe, kubera ko abazimu cyangwa se abarozi bamuvangiye mu buzima bwe, kubera ko hari ibigambo bibi batuye ku buzima bwe bituma by'ukuri atabasha kubyara. Abo bantu rero bari muri iyo kategori, Uwiteka arifuza kubabohora no kubaha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwize ukuri, Imana irifuza ko nawe wabyara, wabona umwana nk'abandi bose. Nyuma yo kumva inyigisho, nyuma yo gusengana nanjye, wewe utarabyara uraza kubona urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Imana iraje kugira ngo ifungure inda yawe, ubone umwana mu izina rya Yesu Kristo. Niba ukeneye n'impanga, urazibona mu izina rya Yesu Kristo, kuko mpagaze muri autorite no mu mbaraga z'Imana, mbohoza ubuzima bwawe, nabaza ubuzima bwawe, kugira ngo Imana ikwibuke mu izina rya Yesu Kristo. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 66 umurongo w'9, Bibiliya avuga ngo mbega notuma baramukwa si numwe babyara, niko Uhoraho abaza, ko ari jewe ntuma babyara nobahera mwinda, niko Imana yawe ibaza. Haleluya. Hano aho nshaka gutindaho ni hano ngo kuko ari jewe ntuma babyara. Haleluya. Imana niyo ituma abantu babyara. Nta kintu na kimwe gishobora kukubuza kubyara kandi biri mu mugambi wawe. Niyo mpamvu muri kano kanya wa mudamu uri kuranyuva, wa mugore uri kuranyuva, wabuze urubyaro biturutse kuri Satani, biturutse ku barozi, biturutse kuri daimoni, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera iyo nda yawe. Fata ikiganza cyawe gishire kunda muri kano kanya, ndasengera iyo nda yawe mu izina rya Yesu Kristo, wakire urubyaro. Iyo nda yawe ibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Buri jambo ribi ryose batuye ku buzima bwawe ndarihinduye ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Genda utwite, genda ubone urubyaro, genda ubone abana mu izina rya Yesu Kristo, uheke nk'abandi bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wakira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera n'umukobwa wese uri kuranyura muri kano kana, wifuza kubona urugo, wifuza kubaka urugo rwe, ndamusengera. Uwiteka aravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ndagusengera kugira ngo Imana igukingurira amaso, kandi umugabo wawe ugomba kuzabana nawe agusange mu izina rya Yesu Kristo. Ubyakire kandi ubyizere mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana, musangize abandi ijambo kugira ngo nabaga umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.